M23 kigaragara bafite propaganda baravuga bakita ariko nta kirimo nabahanga mu macengeza amatwara ariko nyamara ibyo bintu byaje guhinduka babibona kugeza rero ku munsi w'ejo byari maze iminsi bica amarenga bizagenda bite n'ibindi nk'ibyo ngibyo habaho ibibazo ariko ngira ngo twabereye kuko imodoka zabo zagendaga hano disi zari zigeze hano i Kanyinya aho ngaho ni za Kanyinya ariko hari n'abashaka kureba nyine izindi zarimo zigenda nabyo twavugaga militari iraziherekeje yego babacungiye umutekano ubwato ngubwo buragiye misiyo yo biragaragara ko yari yabaye misiyo impossible tutabeshyanye none basohoka muri Goma umva ko abakongomani barimo bavuga ndashaka mbaguhe bavuga bati njyo bare ati baragiye rwose nta na kimwe rwose ati buri kimwe cyose baragitwaye ati barigendeye ariko niba hari ikintu abantu bakwiriye guha amahirwe ni ibiganiro kuko ibi ngibi intambara yo kurwana n'ishema ntekereza ko kurwana ku cyubahiro isiga ibintu nk'ibi ngibi ntekereza ko ibi bintu bwabyo bizandikwa mu bitabo bose icyo cyubahiro barakibona nta cyubahiro kirimo reka tubanze twumve kisha bino bya aeroport byote hivi bamevipakiza Revisi yadufasha akatwereka ku mihanda ya Goma aha ni mu Rwanda hano banza ari mu rugero kisha bino bya aeroport byote hivi bamevipakiza wangali ba
na ni wa mingi. ngabo rero uko bigendeye na bimwe byo ku kibuga cy'indege babipakiye barapakira barigendera nyine barataha iyo byanze biba byanze. ese ibi bivuze iki kuri Sadek? ntekereza ko yari misiyo yafashwe ku mutima na Afurika y'Epfo kurusha uko yaba misiyo iri ya Sadek. hanyuma bari Nyabugogo nimugoroba rwose nabo bashoboye kwirebera ngira ngo sinzi niba Lewis afite Nyabugogo ejo uko bari bameze Nyabugogo rwose bari mu kubareba bavuga bati ngabo rwose ngabo baragiye ariko n'abandi bazakomeza kuza nabo bazakomeza gutaha. iri ni itangiriro ariko nta kundi ibyo bibaho u Rwanda ko rugendwa. ikindi cya kabiri ntekereza yuko ku giti cyanjye ibyo ubwabyo hari icyo bitwereka biratwereka ikirere mbere na mbere biratwereka yuko AFCM 23 ubu ngubu basa nkaho bari mu gushimangira uburyo bwo kubaka umutekano urambye nta sabotage. ikigaragara cyo nuko nkuko nabonye kuri X ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe reka nze nyirebe ngira ngo ntayisoma yavugaga ati mu by'ukuri kuba ingabo za SAMIDRC zari ziri hariya ubwabyo byari imbogamizi. reka nze ngira ngo ngerageze kuyisoma neza exactly nkuko yayanditse. ndasoma mu cyongereza aragira ati Rwanda is providing safe passage and an escort for convoys of SAMIDRC troops and equipment withdrawing from the eastern DRC through Rwanda to Tanzania. The presence of SAMIDRC troops was always a complicating factor in the conflict. And today's start of withdrawal marks a positive step in the support of the ongoing peace process. Hano aravuga ati u Rwanda rwatanze inzira ndetse runaherekeza mu buryo bwuje umutekano ingabo za SAMIDRC n'ibikoresho byazo byavaga mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu Rwanda byerekeza Tanzania. aragira ati kuba kw'ingabo za SAMIDRC mu burasirazuba bwa Kongo yari impamvu ibangamiye sibyo urebye kuvuga ngo it was a complicating factor in the conflict yari impamvu ibangamiye amahoro n'umutekano mu kibazo cya Kongo irushaho gukomeza amakimbirane. uyu munsi rero kubiza ingabo zatangiye kugenda ni intambwe nziza sibyo mu gushyigikira ibiganiro by'amahoro bikomeje. ibi ni byatangajwe na Minisitiri Nduhungirehe. hanyuma hakaza undi munyamakuru muri Afurika y'Epfo mu political analyst witwa Sophie Makwena aravuga we asa nkaho hariya muri Afurika y'Epfo nicyo kintu gitangaje nta nubwo bifuje kubikomozaho kubera ubwabyo ni igisebo. It is very humiliating, it is a humiliation. ariko nta na bimwe babihishira kuko people they will discover they know. hano we aravuga ati ubwo yagendeye kuri no tweet kuri no X niba ari tweet iyo ni mask na wazaca yarabivanze cyane. yagendeye kuri iyi tweet ya Honorable Nduhungirehe aragira ati there are reports that the SADC troops are pouring out of the eastern DRC as announced earlier by the SADC heads of state and the government summit. Arabyumva ariko jusqu'à aujourd'hui no kuvuga ngo ni ibyabaye byari byabaye. ibi bikwereka iki rero muri Afurika y'Epfo
bikwereka ko byanze bikunze ntago bari biteze ibyo babonye kugeza uno munsi, ibyo batatekerezaga birabaye. ndakugarukira mu byo bavuze bindi. bavuze yuko ayikoti ni umunyamakuru ukorera ikinyamakuru gikora inkuru za gisirikare, yavuze yuko mu by'ukuri ingabo zabo zasumbirijwe kandi zirutwa imyitozo n'ibikoresho n'inyeshyamba. bikaba ari nabyo bintu noneho byabayemo negosiyasiyo ndende kugira ngo n'ibikoresho byabo babisubizeyo babijyane, kugira ngo nibura igihugu, burya umwanzi wawe n'umukubita n'umurasa, ntuzakore ikosa ryo kumwima inzira yo gusohokeramo. please give him a safe passage aho azasohokera akagenda. ibi ni byo M23 yakoze. icya kabiri, buriya harimo abifata nk'intege nke, ariko burya demokarasi diplomasi hari igihe izana ibyayo. iyi ni complicated conflict irimo impande nyinshi. ni ukuvuga ngo Afurika y'Epfo uyu munsi wa none wenda byaraze irarwana ku ishema, hakazamo gukoresha ibindi bihugu kugira ngo bigaruke bishobore kuba hari icyo byakora. buriya nuko batanabivuga ibyo bivugishaga, harimo no kwinginga u Rwanda kugira ngo rubafashe. buriya ntutekereze ko intwaro za travelshije u Rwanda zisohoka hatarabayeho kuganira mu frame. hariho no kubisaba, hariho no kubyemererwa, kandi ibyo byarabaye. tushimira leta y'u Rwanda. hanyuma rero hakazamo n'abandi bavuga bati mwoka byaramwe, uyu mugabo murashaka kumwambika ubusa mukamushyira muri rompo abantu bamurebe. hari bavuga bati aho kugira ngo mumwambure ibyo bikoresho n'ubundi barasohotse baragiye, mubareke nta n'igisebo gihari. buriya akambwira ijambo rimwe, biriya urabona nk'ubu ngubu ufashe ukuboko ukakwitendekaho, aba ariko nkoresha kugukubita ingumi, mba nkweretse ko ngusuzuguye cyane. oya reba mfata ukuboko kuba ngo nagukubitishije ukuboko uko wafashe. yes, ibi nicyo bisobanuye. kuvuga ngo imbunda zawe wazizanye kundasa sava, yego, take back your shit. jyana ntabyo nkeneye, jyana nabyo, ndazitwaza ko byanamfashije wenda mu byo nakoze. fata ibintu byawe toka. ibyo ubwabyo ni agahinda gakomeye. ngira ngo niyo mpamvu n'ibinyamakuru bya Afurika y'Epfo bitigeze byita kuri iki kintu. mu kanya turagaruka. reka dutumike.